Yesu Kristo nashimwe. Uyu munsi ni umunsi wa 89 dusoma Bibiliya. Uyu munsi turakomeza dusoma igitabo cya kabiri cy'Abami, tugeze ku bice 10. Reka dusome mu izina rya Yesu. Inzu ya Ahabu irimburwa. Kandi Ahabu yari afite abahungu 70 i Samariya. Bukeye Yehu yandika inzandiko azoherereza abakuru b'abatware b'i Yezerēli n'abareraga abana ba Ahabu i Samariya, arabandikira ngo, uru rwandiko nirubageraho ubwo mufite bene shobuja kandi mufite amagare n'amafarashi n'umudugudu ugoswe n'inkike, mufite n'ibyo kurwanisha, nimutoranye muri bene shobuja umwiza ukwiriye, mube ari we mushyira ku ntebe y'ubwami bwa se, murwanire inzu ya shobuja. Ariko baratinya cyane, baravugana bati, ubwo abo bami bombi batashoboye kumuhagarara imbere, nitwe twabishobora. Nuko umunyarugo n'umutware w'umurwa n'abakuru n'abareraga abo bana batuma kuri Yehu bati, turi abagaragu bawe, ibyo udutegeka byose tuzabikora, kandi nta muntu wese tuzimika, ahubwo ubigenze uko ushaka. Yongera kubandikira urwandiko ubwa kabiri ngo, niba muri abanjye mukanyumvira, nimuce ibihanga bya bene shobuja, ejo nk'iki gihe muzabinsangishe i Yezerēli. Icyo gihe abana b'umwami uko ari 70 bari kumwe n'abakuru b'umurwa babareraga. Urwo rwandiko rubagezeho, bafata abana b'umwami babica uko ari 70, ibihanga byabo babishyira mu nkangara babimwoherereza i Yezerēli. Intumwa iraza iramubwira iti, bazanye ibihanga by'abana b'umwami. Aravuga ati, ni mu birundo 2 ku irembo, bihagume bigeze ejo. Bukeye bwaho arasohoka, yiyereka abantu bose, arababwira ati, muri abakiranutsi. Njyeweho nagomeye databuja ndamwica, ariko uwishe aba bose ninde? Nuko mumenye ko ari nta jambo na rimwe Uwiteka yavuze ku nzu ya Ahabu rizagwa hasi, kuko Uwiteka ashohoje ibyo yavugiye mu mugaragu we Eliya. Hanyuma Yehu atsemba abari basigaye mu b'inzu ya Ahabu bose bari i Yezerēli, abakuru be bose n'inshuti ze z'amagara n'abatambyi be, ntiyasigaza n'uw'indamyi. Nuko Yehu arahaguruka avayo ajya i Samariya. Ageze ku nzu y'abashumba iri ku nzira ikemurirwamo ubwoya bw'intama, ahura na bene se wa Ahaziya umwami w'Abayuda, arababaza ati, muri izihe? Baramusubiza bati, turi bene se wa Ahaziya, turamanuka tujya kuramutsa abana b'umwami n'abana b'umwamikazi. Abwira abari bari kumwe nawe ati, nimubafate mpiri. Babafata mpiri, babicira ku rwobo rwo ku nzu ikemurirwamo ubwoya bw'intama. Bose bari abagabo 42, nta n'umwe yarokoye muri bo. Yehu agira ishyaka ryo kurwanya Bali. Avuye aho ahura na Yehonadabu mwene Rekabu, aje kumusanganira, aramuramutsa, aramubaza ati, umutima wawe uratunganye nk'uko uwanjye utunganiye uwawe? Yehonadabu aramusubiza ati, uratunganye. Nawe ati, niba utunganye, mu kuboko kwawe. Arakumuha, aherako aramwuriza, amushyira mu igare rye. Aravuga ati, nuko tujyane urebe ishyaka ndwanira Uwiteka. Nuko amujyana mu igare rye. Ageze i Samariya, atsemba abari basigaye bose mu bantu ba Ahabu bari i Samariya, kugeza aho yabarimburiye nk'uko Uwiteka yabwiye Eliya. Bukeye Yehu ateranya abantu bose, arababwira ati, Ahabu yakoreye Bali buhoro, ariko Yehu azamukorera cyane. Nuko nimumpamagarire nonaha abahanuzi ba Bali bose n'abamuramyaga bose n'abatambyi be bose. Ntihagire n'umwe ubura, kuko nenda gutambira Bali igitambo gikomeye. Uzabura wese ntazandokoka. Ariko Yehu yabigenjeje atyo mu buryarya, kugira ngo abone uko yatsemba abaramyaga Bali. Maze Yehu aravuga ati, nimuteranire Bali guterana kwera. Barabyamamaza. Yehu atuma ku Bisiraheli bose, nuko
abaramyaga Bali bose baraza, ntihagira umuntu n'umwe usigara ataje. Baraza binjira mu ngoro ya Bali, ingoro ya Bali iruzura uhereye mu ruhande rumwe ukageza mu rundi. Maze Yehu abwira utegeka inzu ibikwamo imyambaro ati, zanira abaramya Bali bose imyambaro. Arayibazanira. Nuko Yehu azana na Yehonadabu mwene Rekabu binjira mu ngoro ya Bali. Abwira abaramya Bali ati, nimushake murebe muri mwe hataba harimo n'umwe wo mu bagaragu b'Uwiteka keretse abaramya Bali bonyine. Nuko barinjira ngo batambe ibitambo n'ibitambo byotswa. Ariko Yehu yari yashyize hanze abagabo 80, arababwira ati, aba bagabo mbashyize mu maboko yanyu, nihagira ucika umubuze azamuryozwa apfe mu cyimbo cye. Bamaze gutamba igitambo cyoswa, Yehu abwira abarinzi n'abatware ati, nimwinjire mu bice ntihagire usohoka n'umwe. Nuko babicisha inkota, hanyuma abarinzi n'abatware babajugunya hanze, binjira mu rurembo rw'ingoro ya Bali. Basohora inkingi zari mu ngoro ya Bali barazitwika, maze bamenagura igishushanyo cya Bali, basenya ingoro ye bayihindura icyavu na bugingo n'ubu. Uko niko Yehu yarimbuye Bali amukura muri Isiraheli. Ariko rero Yehu ntiyaretse gukurikiza ibyaha bya Yerobowamu mwene Nebati, ibyo yoheje Abisiraheli ngo bacumure n'iby'ibigirwamana by'izahabu byari Beteli n'i Dani. Hanyuma Uwiteka abwira Yehu ati, kuko wakoze neza ubwo washohoje ibishimwa imbere yanjye ukagirira inzu ya Ahabu nk'uko imigambi yanjye yari iri, abana bawe bazicara ku ntebe y'ubwami bwa Isiraheli kugeza ku buvivi. Ariko Yehu ntiyita ku kugendera mu mategeko y'Uwiteka Imana ya Isiraheli n'umutima we wose, ntiyava mu byaha bya Yerobowamu yoheje Abisiraheli ngo bacumure. Muri iyo minsi Uwiteka atangira kugabanya Abisiraheli. Hazayeli abatsinda mu ngabano za Isiraheli zose uhereye kuri Yorodani ukajya iburasirazuba, igihugu cyose cy'i Galeyadi n'icy'Abagadi n'icy'Abarubeni n'icy'Abamanase, uhereye Aroweri hahereranye n'ikibaya cya Arunoni ukageza i Galeyadi n'i Bashani. Ariko indi mirimo ya Yehu n'ibyo yakoze byose n'iby'imbaraga ze zose, mbese ntibyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abisiraheli? Bukeye Yehu aratanga asanga ba sekuruza bamuhamba i Samariya, maze umuhungu we Yehowahazi yima ingoma ye. Kandi igihe Yehu yamaze ku ngoma ya Isiraheli Samariya cyari imyaka 28. Igice cya 11, titire yacyo iravuga ngo umwamikazi Ataliya arimbura abana b'umwami. Ataliya nyina wa Ahaziya abonye ko umwana wapfuye, arahaguruka arimbura urubyaro rw'umwami rwose. Ariko Yehosheba umukobwa w'umwami Yoramu mushiki wa Ahaziya ajyana Yowasi mwene Ahaziya aramwiba, amukura mu bana b'umwami bicwaga, amujyanana n'umurezi we abashyira mu cyumba kirarwamo, bamuhisha Ataliya ntiyicwa. Nuko abana nawe imyaka 6 ahishwe mu nzu y'Uwiteka. Ubwo Ataliya niwe wari ku ngoma muri icyo gihugu. Mu mwaka wa 7 Yehoyada atumira abatware batwara amagana b'Abakariti n'abarinzi, baraza bamusanga mu nzu y'Uwiteka asezerana n'abisezerano, arabarahiza bari mu nzu y'Uwiteka, aherako abereka umwana w'umwami. Arabategeka ati, nimwumve uko muzabigenza. Abazaza mu isabato gufata igihe, umugabane wanyu wa 3 uzarinda inzu y'umwami, undi mugabane wa 3 uzarinda irembo ry'isuri, n'undi mugabane wa 3 uzaba ku irembo inyuma y'abarinzi. Uko niko uzarinda iyo nzu mukumiriye. Kandi imitwe yanyu 2 y'abazakurwa ku isabato muzarinda inzu y'Uwiteka mukikije umwami. Muzakikiza umwami, umuntu wese afite intwaro zo kurwanisha mu ntoki, uzabatwaza wese muri mu murongo muzamwice. Mujye mushagara umwami uko asohotse n'uko yinjiye. Nuko abatware b'amagana bagenza uko umutambyi Yehoyada yabitegetse byose. Baragenda, umuntu wese ajyana abantu be
bo gufata igihe ku isabato hamwe n'abagicyuye ku isabato basanga umutambyi Yehoyada. Bahageze uwo mutambyi aha abatware batwara amagana, amacumu n'ingabo byari iby'umwami Dawidi bikaba mu nzu y'Uwiteka. Nuko abarinzi, umuntu wese afite intwaro ze mu ntoki, bahagarara bakikije umwami uhereye mu ruhande rw'iburyo rw'inzu ukageza mu rw'ibumoso bugufi bw'icyotero n'inzu. Maze Yehoyada asohora umwana w'umwami, amwambika ikamba ry'umwami, amuha n'umuhamya. Nuko bamwimikisha amavuta, bamugira umwami, maze bakoma mu mashyi baravuga bati, umwami aragahoraho. Ataliya yumvise urusaku rw'abarinzi n'abantu, araza asanga abantu mu nzu y'Uwiteka. Yitegereje abona umwami ahagaze ku nkingi nk'uko umuhango wabo wari uri, n'abatware n'abavuza amakondera begereye umwami, n'abantu bose bo mu gihugu banezerewe bavuza amakondera. Nuko Ataliya ashishimura imyambaro ye, avuza induru ati, ubugome, ubugome! Maze umutambyi Yehoyada ategeka abatware batwara amagana bashyiriweho gutwara ingabo zose, arababwira ati, nimumusohore mumucishe mu mirongo y'ingabo, kandi umukurikira wese mumwicishe inkota, kuko umutambyi yari avuze ngo ntiyicirwe mu nzu y'Uwiteka. Nuko baramubererekera, anyura mu nzira y'amafarashi yatahanaga mu rugo rw'umwami, bamutsindaho. Maze Yehoyada asezeranira umwami n'abantu isezerano ku Uwiteka ngo babe abantu b'Uwiteka, kandi asezeranya umwami n'abantu isezerano. Abantu bose bari mu gihugu baherako bajya ku ngoro ya Bali barayisenya, ibyotero bye n'ibishushanyo bye barabimenagura rwose, kandi Matani umutambyi wa Bali bamwicira imbere y'icyotero. Hanyuma umutambyi atoranya abatware bo gutegeka ibyo mu nzu y'Uwiteka, ajyana abatware b'amagana n'abakariti n'abarinzi n'abantu bose bari mu gihugu, basohokana n'umwami mu nzu y'Uwiteka. Baramanukana banyura mu nzira yo mu irembo ry'abarinzi bajya mu nzu y'umwami. Bagezeyo umwami yicara ku ntebe y'ubwami, maze abantu bose bo mu gihugu baranezerwa, umurwa uratuza. Bari bamaze kwicira Ataliya ku nzu y'umwami. Igice cya 12. Titire yacyo iravuga ngo ibyo ku ngoma ya Yowasi asana urusengero. Yowasi yimye amaze imyaka 7 avutse. Mu mwaka wa 7 wo ku ngoma ya Yehu, Yowasi yarimye amara imyaka 40 i Yerusalemu ari ku ngoma. Nyina yitwaga Sibiya w'i Berisheba. Yowasi akora ibishimwa imbere y'Uwiteka iminsi Yehoyada umutambyi yamwigishirijemo yose. Ariko ingoro ntizakurwaho, abantu bari bagitamba ibitambo bakosereza imibavu muri izo ngoro. Bukeye Yowasi abwira abatambyi ati, impiya zose z'ibintu byejejwe zizanywe mu nzu y'Uwiteka zigakoreshwa, n'iz'umuntu wese aciwe, n'impiya zose umuntu wese agambiriye mu mutima we kuzana mu nzu y'Uwiteka, izo zose abatambyi bazende, umutambyi wese azatse uwo baziranye, bahereko basane ahasenyutse, aho bazasanga ku nzu hose. Ariko kugeza mu mwaka wa 23 umwami Yowasi avutse, abatambyi bari batarasanaho inzu yasenyutse. Umwami Yowasi niko guhamagara Yehoyada umutambyi n'abandi batambyi, arababaza ati, ni iki cyababujije gusana ahasenyutse ku nzu? Nuko none nimwongere kwakira impiya z'abo muziranye, ahubwo muzitange. Ntimwongere kwakira impiya z'abo muziranye, ahubwo muzitange kugira ngo basane aho inzu yasenyutse. Nuko abatambyi bemera ko batazongera kwakira impiya z'abantu cyangwa kuba ari bo basana ahasenyutse. Maze umutambyi Yehoyada yenda isanduku, atobora umwenge mu gipfundikizo cyayo, ayitereka bugufi bw'icyotero mu ruhande rw'iburyo aho umuntu yinjirira mu nzu y'Uwiteka. Nuko abatambyi barinda urugi bakajya bashyiramo impiya zose zazanwaga mu nzu y'Uwiteka. Bukeye babonye ko impiya zigwiriye muri iyo sanduku, umwanditsi
w'umwami n'umutambyi mukuru barazamuka bashyira mu masaho impiya zibonetse mu nzu y'Uwiteka barayabara. Bamaze gupima impiya baziha abategetswe gukoresha imirimo y'inzu y'Uwiteka, nabo baziha ababaji n'abubatsi bubakaga inzu y'Uwiteka n'abubakishaga amabuye n'abayabazaga, kandi izindi bazigura imbaho n'amabuye abaje yo gusana ahasenyutse ku nzu y'Uwiteka. Izindi bazitanga ku bindi byari bikwiriye gusana iyo nzu. Ariko impiya zazanwaga mu nzu y'Uwiteka ntizakoreshejwe ibikombe by'ifeza cyangwa ibifashi cyangwa ibyungu cyangwa amakondera cyangwa ibintu by'izahabu cyangwa iby'ifeza by'inzu y'Uwiteka. Bazihaye abakoraga umurimo kugira ngo bazikoreshe gusana inzu y'Uwiteka, kandi abo bagabo babikijwe izo feza zihembwa abakozi b'imirimo ntibagombaga kuzibamurikisha kuko bakoraga ari abiringirwa. Ariko ifeza zatangwagaho impongano yo gukuraho urubanza n'izo gukuraho ibyaha ntizashyirwaga mu nzu y'Uwiteka, ahubwo zabaga iz'abatambyi. Bukeye Hazayeli umwami w'i Siriya arazamuka atera i Gati arahatsinda. Maze Hazayeli yerekeza amaso i Yerusalemu ngo ahatere. Yowasi umwami w'Abayuda niko kwenda ibintu byose byejejwe, ibyo ba sekuruza Yehoshafati na Yoramu na Ahaziya abami b'Abayuda bari baratuye, n'ibyo yatuye ubwe, n'izahabu zibonetse mu by'ubutunzi byo mu nzu y'Uwiteka n'ibyo mu nzu y'umwami, abyoherereza Hazayeli umwami w'i Siriya. Nuko Hazayeli arorera gutera i Yerusalemu. Ariko indi mirimo ya Yowasi n'ibyo yakoze byose, mbese ntibyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abayuda? Bukeye abagaragu ba Yowasi baramugambanira, barahaguruka bamwicira mu nzu ya Milo mu nzira imanuka ijya i Sira. Yozakari mwene Shimeyati na Yehozabadi mwene Shomeri abagaragu be nibo bamwishe. Ahambwa hamwe na ba sekuruza mu mudugudu wa Dawidi, maze umuhungu we Amasiya yima ingoma ye. Imana rero ibaha umugisha. Tuzakomeza ejo dusoma igice cya 13, icya 14 n'icya 15. Mugire umunsi mwiza.